Munyemerere mbasuze kandi mbahe ikaze mu makuru y'ingenzi yaranze icyumweru cyo kwakira intore muzindi ku Iwacu TV. Ni amakuru mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Ani Sabine umukunzi. Reka amakuru yacu tuhere kuri iyi nkuru, aho kuwa mbere w'iki cyumweru turimo gusoza tariki 30 z'uku kwezi, hari kuwa mbere ho muri IPRC Kigali hatangijwe icyumweru cyahariwe kwakira intore muzindi, aho abatozwa bashya bakiriwe na bagenzi babo ndetse baza no kutangariza Iwacu TV ko babona itandukaniro rinini riri hagati yo kwiga muri secondaire ndetse no kwiga muri kaminuza. Mugenzi wacu Shema Jemima yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Wari umunsi wa mbere wo kwakira intore nshya, nubwo hari imvura y'igikatu ntiyabujije intore nshya kwakirwa muri IPRC Kigali. Abatoza b'intore ndetse n'abashinzwe umutekano bari ku marembo bafatanya kwakira ndetse no kuyobora intore nshya. Uyu munsi wa mbere wagoranye cyane kubera imvura yakomeje kugwa yateye imbogamizi zimwe mu ntore ndetse n'abatoza. Ubwo imvura yakomeje kugwa, ibikorwa byo byakomeje. Abatozwa bakihagera bakiriwe, babikirwa ibikoresho ndetse banuzuza imyirondoro. Byari ibintu byiza, mwatwakiriye neza cyane kuko umuntu akinjira ahuraga n'abantu bagahita bamubaza ati ese uri umuntu mushyashya hano, tukavuga ati yego ndi intore nshyashya, bagahita bakuyobora ati manuka hariya, wahagera nawe ugahita wasanga abandi nabo bati komeza hariya, ukabona ko nyine ari ibintu bipanze neza. Mbega muri make twakiriwe neza kugeza mu nama, muri sare y'inama aho twakomereje ibindi bikorwa. Amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho habitabiriye icyumweru cyo kwakira intore muzindi muri IPRC Kigali batemberejwe ibice bitandukanye bigize ikigo, birimo workshops nkamwe mu hantu hazabafasha mu myigire yabo, ndetse baza no kudutangariza ko bumva bafite icyizere ko ubumenyi baje kuvoma muri IPRC Kigali nta kabuza bagomba kuzabuhavoma. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Mutuzo Janet. Ni ku gasusuruko kw'igicamunsi cyo kuwa mbere nyuma y'imvura nyinshi yaranze igitondo cy'uyu munsi, hakaba hakozwe igikorwa cyo gutembereza intore nshya ikigo, cyane cyane ko bamwe baba bafite amatsiko yo kumenya uko ikigo giteye. Bakaba batemberejwe mu workshop atandukanye, aho beretswe muri studio ya multimedia ikoreshwa n'abanyeshuri biga digital media production. Nyuma yaho bakomereje muri workshop ya plumbing sheet metal workshop, aho basobanura muri make ibikorerwamo, ibikoresho birimo n'icyo bikora. Bagiye no muri civil engineering laboratory, carpentry workshop, welding machine tool workshop, air condition refrigeration workshop ndetse n'inzu yigirwamo amasomo yabo ariyo learning center. Ni urugendo rwaranze n'udushya twinshi dutandukanye, aho mbere yuko basubira muri salle main hall babanzaga bagashyirwa kuri murare bakabona kwinjira, aho batabikoraga neza babisubiragamo. Nyuma y'uko intore zatemberejwe ikigo, twaganiye na zimwe mu ntore zatuganije uko babonye ahantu hatandukanye batembereye na zimwe mu mbogamizi bahuye nazo. Byiringiro Joel ati yahisemo kuza kwiga muri IPRC Kigali akurikije ibyo yize muri IPRC Karongi, ahitamo kubera hari ibyo yifuje kumenya birenzeho. Atewe amatsiko nuko abona ibintu byose ari bishya kandi n'ibikoresho bimuteye amatsiko. Koze cyatumye mpitamo kwiga muri IPRC Kigali ni uko busanzwe narize tekinike muri IPRC Karongi, biba ngombwa ko numva nakwifuza gukomeza muri IPRC Kigali bitewe n'ukuntu nacyumvaga, kandi nkumva ko hari ubundi bumenyi busumbyaho nigaga nazahakora. Niyo mpamvu n'ubushisemo kwiga muri IPRC Kigali. Uwingeneye Safa Claude yagize ati IPRC Kigali yarazi mu magambo ariko atarayibona. Yabonye byinshi bizatuma skills ze ziyongera bitewe n'ama workshop yabonye n'ibikoresho birimo. Murakoze. Icyambere cyo nuko navuga IPRC ni twe tuyizi ku magambo tutarabibona. Icyo navuga ngiye nungutse nuko nabyiboneye neza, nabonye ko ayo workshops tujya twumva bavuga ati IPRC irakora ama pratique cyane, nge nabibonye kandi byamfashije cyane, binanyeretse ko nzahakura skills nyinshi. Kubyo nahigiye ni byinshi cyane ko byose hafi ya byose n'ubwambe nari mbibonye.
intore nshya zisaga 627 nizo zari ziteganije kwitabira iki gikorwa. Biteganije ko iki gikorwa cyo kwakira intore nshya Induction Week mu rurimi rw'amahanga kizamara icyumweru cyose, kikaba kizasozwa kwa gatanu tariki 4 ukwakira 2019. Janet Mutuzo, Iwacu TV. Reka makuru y'ingenzi y'icyumweru cyo kwakira intore muzindi tuyakomereze kuwa gatatu w'iki cyumweru dusoje, aho abatozwa bibukijwe uruhare mu iterambere ry'u Rwanda ndetse nanone bibutswa n'umusanzu wabo nk'urubyiruko mu iterambere u Rwanda rwiyemeje. Ibi rero bakaba barabikanguriwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu Rwanda, ndetse baza no kuganirizwa ku mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda na Koloneli Jerome Gahamanyi. Ni inkuru twateguriwe na Ines Wimpowe. Kuri wa gatatu muri sale mberabyombi ya IPRC Kigali hakomerejwe igikorwa cya Induction Week, aho hatanzwe ibiganiro bitandukanye bikaba byahawe abatozwa bitabiriye iki gikorwa. Iki gikorwa cyabanjirijwe no kwerekana imikoroshusho hagendewe ku masibo mu rwego rwo kubamenyereza gukorera ku gihe. Nyuma y'iki kiganiro abatozwa bakaba bakurikiranye ikindi kiganiro cyatanzwe na Lieutenant Colonel Jerome Bihamanyi, aho yagiye aganiriza abatozwa ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse kandi akaba yabasobanuriye byinshi ku bijyanye n'igihugu cyacu mu bihe byatambutse. Aracyari amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru cyo kwakira intore muzindi. Reka dukomereze kuri iyi nkuru, aho mu minsi igera kuri 4 intore zimaze zitozwa. Siporo ari kimwe mu bikorwa byabimburiraga umunsi mu rwego rwo gufasha abatozwa kuruhuka neza, aho abatozwa bazindukaga bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye babifashijwemo n'abatoza babo. Mugenzi wacu wo mu gace ka siporo yaduteguriye inkuru ku buryo bukurikira. Murakoze cyane abakurikiye Iwacu TV, nkuko mubibona hano tukaba turi muri IPRC Kigali, aho saa 11 nibwo imyitozo yari itangiye. Navuga ngo siporo itangiza ibindi bikorwa byose. None hano tukaba tugeze mu gice bita warm up. Warm up ni igice tugeramo abantu babirukanse, noneho bikabasaba noneho gukora za siporo zigorora umubiri. Reka mbasabe noneho twese twerekeza amaso aho izo warm up zigiye gukomereza, aho tuba dufite umutozo wabugenewe udufasha gukora izo siporo. Reka dukomeze tureba izo siporo uko zikorwa. Go! Go! Yes! Yes, come on, go! Simuka neza mu go! Come on! Go! Icyambere nashimye n'ubwitange n'ubushake bafite. Ibindi bijyanye n'imitozo ngororamubiri biza bwa kabiri. Bafite ubushake, baritabiriye, hanyuma ibijyanye nuko bari kubikora neza kuko baracyari bato, kandi ubona ko ibyo bahaye cyangwa se ibyo babwiye babikora neza. Kuno gutegura umunsi, ubuteguye umunsi kugira ngo umubiri we witeguye gukora byinshi byiza. Itangiranye amaraso ashyushye akajya mu bwonko, ukagira morale, ugakuramo stress zari zikurimo, ibyo ugiye gukora byose biratungana. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho gusobanurirwa amategeko y'ikigo no kwerekwa abayobozi batandukanye b'ikigo cya IPRC Kigali ni bimwe mu byaranze umunsi wa kabiri w'icyumweru cyo kwakira intore muzindi muri IPRC Kigali, aho habitabiriye uyu munsi wa kabiri baganirijwe by'umwihariko n'umuyobozi wa IPRC Kigali ndetse akaba n'umutoza mukuru w'intore za IPRC Kigali. Janet Mutuzo yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Kuri uyu munsi wa kabiri wo kwakira intore muzindi nibwo intore zakiriwe n'ubuyobozi bukuru bwa IPRC Kigali. Engineer muri Diogene ari nawe muyobozi w'ikigo yaganirije intore nshya. Yasabye abanyeshuri gushyira imbaraga muri iki cyumweru kugira ngo umunsi wa nyuma uzagere ari intore zishyitse zifite ubutore buhagije. Yakomeje abwira aba banyeshuri bashya ko nta rwitwazo bagomba kugira ku bijyanye n'amategeko kuko babisobanuriwe bihagije. Icyambere mugomba kumenya ni amategeko. Ni nayo mpamvu twafashe umwanya munini cyangwa se twashatse kugira ngo tubishyire mu biganiro twagomba kubaho uyu munsi kugira ngo umenye amategeko agenga ishuri rikuru
Principal kandi yababwiye ko bagomba kwitwara neza bakubahiriza amategeko kuko n'abayobozi ari ababyeyi kandi batigisha abanyeshuri gusa ahubwo baba banarerera igihugu. Icyo kaminuza iyo ushaka kugira ngo ikwigisha ari ukukwigisha iby'amasomo, ari ukwigisha indangagaciro biturutse mu itorero no ku rugerero hano muri, ariko ku rundi ruhande no kugira ngo uzavemo umuntu w'umugabo, umuntu uzavugira igihugu, umuntu uzarwanirira u Rwanda. Yakanguriye abanyeshuri bashya ko bagomba kwiga cyane bakirinda no gukererwa kuko bishobora gutuma batsindwa, bigatuma bishyura amafaranga menshi bitewe no kutita ku cyo baje gukora muri kaminuza. Nimba arimo kugenda amasomo agomba gutangira saa 2, ntabwo dushaka kubona umuntu uzari. Abatozwa kandi bakoze imikorongiro itandukanye aho by'umwihariko kuwa gatatu w'icyumweru cyo kwakira intore muzindi abatozwa bakoze umukorongiro wo guhanga udushya, kimwe mu bintu leta y'u Rwanda ihora hishishikariza urubyiruko. Ni inkuru twateguriwe na Hakabeza Kirabo Angela Merci mu ijwi rya Anik Wingabiye. Umukorongiro ni umwe mu nyigisho zinyuzwa mu buryo ngiro, ariko iyo ubirebye ubona utapfa kubusobanukira ibyo ari byo. Iyo ubona bagitangira kubikora ubona ari nk'imikino, ariko nyuma ugasanga harimo isomo ryihishemo. Ni mu masaha saa 11 ku munsi wa gatatu w'icyumweru wo kwinjiza intore muzindi muri IPRC Kigali hari igikorwa cyo gukora umukorongiro wo guhanga udushya. Ni igikorwa cyaranzwe no gutekereza cyane kugira abajya imbere mu nyigisho. Umukorongiro tumaze gukora wadufashije cyane, byinshi cyane twigiyemo. Icyo byamfashije muri make no gutekereza cyane mbere yuko nkora ikintu. Ni inkuru ya Kirabo Angela Merci mu ijwi rya Anik Wingabiye. Dukomereze nanone kuri iyi nkuru aho abatozwa baganirijwe ku itorero ry'igihugu ndetse n'indangagaciro muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Abatozwa kandi bemeje ko bungukiye ubumenyi mu kiganiro bagejejweho n'ukuriye itorero ku rwego rw'igihugu. Janet Mutuzo harakomeza ku nkuru ku buryo burambuye. Ubwo twari muri sale izwi nka main hall ya IPRC Kigali, umuyobozi ukuriye itorero mu gihugu Chairperson yaganirije abanyeshuri ku itorero ry'igihugu n'amateka yayo, yanagarutse ku mahame y'itorero ndetse n'amabwiriza hamwe n'indangagaciro na za kirazira ndetse n'imigambi igenga kubaka itorero mu mashuri. Akomeza asobanura gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Uko turi kubaka umurongo w'itorero mu mashuri, niko no ku mudugudu turi kubaka uwo murongo, niko no mu nzego z'imirimo twubaka uwo murongo. Inzego zitegamiye kuri leta kugira abanyarwanda bose tugire ya kwa guhinduka mu myumvire, mindset change. Umwe mu ntore zitabiriye icyumweru cyo kwinjiza intore muzindi nawe yishimiye ibyo umuyobozi yababwiye byerekeye kubaka itorero mu mashuri. Intore Fidel nawe yagarutse kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, atubwira ku byo umuyobozi yabaganirije byiyongera ku bumenyi yari abifite. Ndi Umunyarwanda, impamvu Ndi Umunyarwanda bayizanye no kugira ngo twongere nk'abanyarwanda twongere tugarure ka gaciro twari twarataye nk'uko tubizi mu 1994 byabaye jenoside yakorewe abatutsi. Ni ukuvuga ngo hari agaciro twari twataye, ubumwe bw'abanyarwanda butari buhari. Iyo Ndi Umunyarwanda rero bayizanye kugira ngo yongere igarure ka gaciro na bwa bumwe bw'abanyarwanda. Dukomereze ku munsi wa 4 w'icyumweru cyo kwakira intore muzindi aho abatozwa baboneyeho umwanya wo guhura n'abarimu bazabafasha mu myigire yabo. Ni igikorwa rero kiswe Meet Your Mentor, aho abanyeshuri bajya mu matsinda atandukanye hagendewe ku masomo cyangwa se ku byo baje kwiga, bagahura n'abarimu bazabafasha mu masomo yabo atandukanye. Aha kandi abanyeshuri basobanurirwa byinshi ku masomo baje kwiga ndetse bakagirwa inama zizabafasha gutsinda amasomo yabo neza. Ni igikorwa cy'ingirakamaro gifasha abanyeshuri kumenya neza ibyo baje kwiga ndetse bakanaboneraho gusobanuza ibyo badasobanukiwe. Tukiri kuri uyu munsi wa 4 kandi w'icyumweru cyo kwakira intore muzindi, intore zakuwe ku Karubanda n'umuhango wabereye kuri stade ya IPRC Kigali, aho rero izi ntore zinjijwe muzindi ndetse zizaguhabwa n'ikivugo cy'intore. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Shema Jemima. Kuri uyu munsi ubanziriza umusozo w'icyumweru cyo gushyira intore muzindi, intore zakuwe ku Karubanda, aho zabanje gusuzumwa ngo harebwe niba koko zujuje ibisabwa kugira ngo zakirwe mu ntore z'intagamburuzwa.
umutoza mukuru muri IPRC Kigali akaba yakiriye izi ntore. Dukurikije rero uko mwatojwe, dukurikije uko babasuzumye, dukurikije intumbero mugomba kugira muri iki kigo cya IPRC Kigali ndetse kinabarizwa no mu mashuri makuru na za kaminuza, tubahaye umutwe w'intore w'intagamburuzwa. Uyu munsi rero muri intagamburuzwa akaba ari umutwe w'intore w'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza. Uyu munsi wasojwe abayobozi, abatoza ndetse n'intore zisanzwe mu ntagamburuzwa zigendeye kugira ngo harebwe niba neza koko babaye intore za nyazo zinjiye mu ntagamburuzwa. Byari ibyishimo byinshi kuri izi ntore. Arakoze mugenzi wacu ari nawe utugejeje ku musozo w'amakuru yacu. Mwibutsa gukora subscribe ndetse no kudukurikira kuri YouTube channel yacu iwacu TV, ugakora subscribe, share, comment ndetse na like. Mu izina rero ry'ikipe ngari y'abanyamakuru b'iwacu TV bamfashe kugira ngo aya makuru abashe kubageraho, ndabashimiye cyane kandi nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Nge nari Anisabine Mukunzi.